njya gushaka kitwa Cody Marlon Grass urakira dore uko kaje musozi kambaye ati nawe ubundi master yarakuvuye nta kindi ukeneye njya mu musozi ushaka Cody Marlon Grass bindi birazwa nyuma y'ibyabaye byose umukobwa ari gusabira imbabazi sheri we kigaragara cyaramukunda kandi twabonye umusore nawe yari ifite agakobwa ko mu demonic sect yikundira abantu muhita mugira ubwango video rarangiye oya reka mubanze mwumve itangazo rya muganga agiye kuduha niturangiza dukomezanye na filime yanyu dore irahari tigeze ndakeka muri kuyibona kabisa ibintu ni sawa cyane kandi nabwiye ko ntazabatenguha reka tubanze twumve itangazo Buka ukanda subscribe ni muri mushyashya yo gusiragira igisubizo cyabonetse habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango ivadikame cyangwa se abayibuze burundu namwe mwatekerejwe kuba afite ingano y'igitsina batishimira ndetse nabo gutera akabariro byanze aya mahirwe ntabacike avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose nyabingi ibitegano ibigaburano ibihuhirano gutsirika gukongora inyatsi ndetse n'ibindi akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima amibe rubagimande igifu impyiko ndetse n'izindi namwe mwatekerejwe kuba ari mahanga namwe ntabwo twabibagiwe kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira turikira uko kimeze da nkuko mubaza mubibona hari kuri televiziyo ndakeka mwabibonye iriya ni filime bita Imoto Ascension irahari yose furu kabisa ubwo rero ubaye ushaka ntimugire ikibazo ndagira ngo nkubwire ngo wandike nomero iyo nomero iri muri screen yawe ni ya WhatsApp nyandikira nyiguhereze ni amafaranga 1000 kuko ifite episode 40 cyase niba ushaka 20 ni amafaranga 1000 kandi amafaranga 1000 mbaka nuko muri abafana banyu murabizi neza ayo mafaranga na ya mega so kugira ngo nzikoherereze murumva ari ikibazo nabyo ni ikibazo aka ngaka bakoreje mu misozi kajye kwihamurira umuti babyita ngo ni internal injuries master yarazivuye sasa kugira ngo meridian zisubirane nuko akagomba kunywa ibishaka kugira ngo kabone ibishaka agomba kujya kwihamura ntaho kujya kugahamurira uruhari wakagafashije yifitiye agahinda kasi nayo bashyize hehe mu gifungo Cody Marlon Grass wanza arayibonye ni ikimera akiraho wejatawe gacende ndahari urahari ukora iki kari ku musozi shaka okay nimba utawushaka nago ngufata rawishaka ngubwese wejatawe mubaya tiana yewe reba hariya we umutara ufata simba hano kabura mutugiye hehe ntagara amakosa yanjye nta kintu mbize wa mushenzi we kavayo kumukobwa kari kamuhaye umukobwa ararekura abagafasha umurizo tugende kavuna umuheto baramanutse yarari ku musozi uyu raha yumvise urusaku urwo ruravahera urwo ruravahe buhweda wozikingiye aze kakiri inkomere bitebye karacyamanuka sasa kandi kuko umukobwa akomeje kugira ikibazo by Jesus Joseph Zeng arimo arabyumva kiraho akaba gataye hakurya kagwano uyu nawe parike mu kirere yahe kuri cyabaye mu nyanja hano hari cyuzi cyari gihari umukobwa ntiyageze hasi inyanja hinduka barafu ikiyaga kiragihinduka barafu bitonyanga biraza mu kiyaga harahubangana karamanuka kagwa kuri barafu ndebere nawe hari amazi ariko dore uko hahindutse kadondagaho nakagorya gishaho yerekera in episode ya mbere feud kadoma ku mazi nubwa mbere kabibonye amazi ari mu kirere amazi aratangira kwikusanya amazi arikusanya kareba amazi arikusanya kumbe mu mazi ari kirimo kiravamo hano nakwirukanka kibuno mpa amaguru kubyo utamenya ngo ni ibiki kumbe harimo umuntu raka Joseph Zeng by Jinsu twabonye ariyo mazina ye
ntago tuzi ngo ni muntu nyabaki. Twakomeje kumubona gutya agakobwa kagira ikibazo nawe bigasa ngo bimukozeho. Tourist one, the baddest. Mwibuke muri Heroes, mwibuke muri Heavenly Sword and Dragon Slaying Saga, umwibuke no mu zindi nyinshi, mwibuke muri Snowy Night ari karindwi yagarutse muri aka avana amazi mu nzira akoresha agatoki kamwe. Yaramwitegereje areba agakobwa asa nkaho yikanzemo, aza agasanga hari amazi agahita hahinduka barafu. Genda hejuru y'amazi hari amazi agahinduka barafu, agashaka kararebye karomerwa. Mana we, ubuse ndi mu ijuru, mana we. Uko agasanga hari amazi hakaza barafu, hakaza urubura. Gusa karebye yikanga mera nk'ashaka kurira, umusozi iramufata. Ubanza akazi, ntumbaze ngo akazi hehe, asanga ari umwana we tu. Barafu itangira kwangirika. Yewe ntabara, ntago nzi koga. Toka kure wakabwa. Yara gakomi. Aramwisha. Yewe data baramwisha. Kumbe! Yagaparitse. Undi kajyaga yo kaguma hamwe. Uranyishe wo kapfawe. Biki? Uranyishe. Turukwaza. Amejenye umunyumugongo. Iwe data we, bana abantu muri babi. Yo. 神光， Urantabaye. 先要出手。 Ukoreshe divine light. Nurumuri rw'ikirenga. Haje ngubishwe niki? Kumbe! Kiracha! Gacende kamutaye ibuye, uyaza gutabara. Muvanya! Ragwa! Kamukubita urubizo. Ati nigize nkaho ntazi by'inyanja, nirengagiza ukuri kuri mu maso yawe. Ati rega amarari yamaje kumanuka, twamaje gufatirwa mu bwenge, hahandi icyo nifuza ntabasha kukibona kandi nkireba. Ati niyo mpamvu nagomba gusubira hahise, nkibuka ibyanjye n'amagambo y'indirimbo. Ati nkibagirwa inzangano zose zahahise, nkiga kubana nawe, tukabona turimo turaseka nge nawe twireba mu ndorerwamo mu kirori. Kamukubise urubizo, kari kaje gutabara wagatabaye, ni umunyembaraga ari kundebere, ni nkubaganya agakobwa shaho. Je ni biki mbona? Yewe data we ndimo ndareba neza. Yapuka nceho. 你没事吧？ Yewe umeze neza. 这猴子下手特别 Kari agakene rwose ni kabaye. 疼。 Riyabuye nayinzi ko ryagukubita. Yewe nyine nizere ko witonze. Ase uyu ni umuntu usanzwe. Karabaye. Umugabo aravuze ngo uyu ni umuntu. Molo ni umuntu. 我真不是故意要占你便宜。 Abivuye mu mutima ariko yewe nakubeshye ntago nashaka kugufatirana, sibyo? Nyumvire urinde se? Harya ntago unzi. 在下玉帆山 Nitwa Li Qingye nturuka muri Jingyan Sect muri Yufan Mountain. 月，不知先有尊姓大。 Hanyuma mwebwe nabaza we urinde? Gusa umuntu aravuze ngo uri umuntu wowe. Avuze avuga agakobwa ngo uri umuntu. Bivuze ngo ngo ashobora kuba atari umuntu. Ntumbaze ngo ni iki? Nitwa Bai Jio Si. Mr. Bai. Urakoze kumfasha uyu munsi. Arahubagurika kadatekereje. 我也是忧心那种。 Bakakanya n'impangayikishwe nuko kari agakende karagukomeretsa. 没有钱粮。 Ndakwinginze umbabarire. None hanyuma 就没有别的想要对我说的。 ibyo nibyo wakagombye kumbwira uyu munsi. 说什么？ Ushatse kuvuga iki? Sasa bisa nkaho baziranye. Akaba aketse ko kijijishije. Ati ibyo nibyo wakambwiye uyu munsi. Akandi gatushatse kuvuga iki? Iki? 我知道了。 Yewe ndabyumva. 对你负责。 Ubwo nyine ngomba kwakira inshingano. Inshingano? 负责。 Inshingano z'iki? 你且等一日。 Nyine ntegereza umunsi umwe. 我再来寻你。 Ati ejo nzaza kugushaka. Karabaye. Ati mu munsi umwe ejo nzaza kugushaka. Gacaho. Shawu yarakarebye. Ubanza harana akazi. Karabaye. Ibuka agakobwa kakomerekaga. Uyu musore akababara. Li Qing Ye. Niko umukobwa yitwa Li Qing Ye. Nawe yitwa Bai
GNC cyangwa se by GC kaza hano gafata ku muti kari kariganga karivura 我的天降机缘吗？ hasi uriya buriya nuwangera is he one for me uriya nuwanjye sicyo bisobanuye kibuka urubizo ukamuhaye kumvisha uza do ni siniya 你在吃什么？ urimo urarya iki